Twongeye kubasuza nshuti bavandimwe mudukurikire ku murongo wacu Upana Media TV nk'ibisanzwe. Rero twongeye kugaruka muri update zacu nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye, dukora ubusesenguzi ndetse dukora n'ibiganiro bisanzwe ndetse n'ibya politiki byose hamwe n'imyidagaduro. Rero uyu munsi ku itariki 26 z'ukwezi kwa munane, uyu munsi rero ku gicamunsi cyangwa se mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki 26, inkuru ishushe cyangwa se inkuru iryoheye amatwi cyane cyane ku bakunzi ba ruhago ni ifungurwa ry'abanyamakuru bari bagize igihe bafunzwe ndetse bakaba hari ibyo bashinjwaga. Abo banyamakuru ndetse n'abasanzwe bakora ibijyanye n'ibyerekeye imikino, uwo ni Jagwani, Rigani, Anta ndetse na Richard. Rero kuba bafunguwe ni inkuru nziza ku bakunzi cyane cyane n'umupira w'amaguru cyangwa se abasesenguzi b'umupira w'amaguru. Bakunda umupira w'amaguru cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndatekereza ko ari inkuru nziza ku bantu benshi. Ibi bari bamaze igihe kingana n'ibyumweru bibiri bari bafunzwe by'agateganyo, ariko bari bataracirwa urubanza. Rero kuri uyu munsi amakuru tutarabasha kumenya neza ni impamvu ki wenda ashobora kuba bafunguwe, byaza bikunze buriya wenda ibyo bashinjwaga bishobora kuba byabagize abere cyangwa se bazabikurikiranwa bari hanze. Tuzagenda tubagezaho mu makuru yacu yaho ubutaha. Mu bagiye babitangaza hano turabona umunyamakuru witwa Imfura yacu Jalik asanzwe akorera kuri B&B FM yanditse ko aravuga ngo good news, welcome back home brother Jaguar, Rigani, Anta ndetse na Richard. Ibyo njye akora ndetse n'ikinyamakuru citwa igihe.com na cyabyize cyo kibivugaho. Inyamakuru igihe cyavuze kiti urukiko rwa gisirikare rwategetse ko abasivile barimo abanyamakuru Rigani Ndayishimiye, Richard Ishimwe na Mucyo Anta wahoze muri uyu mwuga bafungurwa by'agateganyo. Baregwa ibyaha bifitanye isano no kuba baraguriwe itike y'indege hakoreshejwe amafaranga ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ndagira ngo mbasobanuriye nicyo bashinjwaga kuba barakatishije amatike mu buryo butemewe, ndetse ayo matike uwo yabakatishirije akaba yarakoresheje amafaranga ya Minisiteri y'Ingabo cyangwa se ya RDF. Rero nshuti bavandimwe, turagusaba kudakura urushinge rwawe ku murongo wacu wa Upana Media TV, aho tubagezaho amakuru atandukanye. Ubu ngubu rero tubagezaho ama update yose atandukanye ndetse n'amakuru yandi avugwa hirya no hino mu karere. Gusa reka twifuriza abavandimwe kugaruka kwiza kandi twifuriza n'akazi keza, dore ko benshi bari abanyamakuru. Gusa uyu biganiro Anta yasanove mu itangazamakuru yarinjiye mu mwuga wo kugurisha abakinyi, gusa azwi cyane mu itangazamakuru. Yego, uko twari tubivuze, uyu Rigani Ndayishimiye nawe akaba yarasanzwe akorera ikinyamakuru cy'igihugu, iyo ni RBA, Rwanda Television, ndetse akaba yabarizwa cyane cyane mu gisata cy'imikino. Ukwe Times yagize iti urukiko rwemeje ko nta mpamvu zikomeye zituma CSP Sengabo Hilary na CSP Olive Kalisa Georgina Mukantabana Ndayishimiye Rigani Mugisha Frank Biganiro Mucyo ndetse na Ishimwe Richard na bagenzi babo bafungwa, bityo urukiko rukaba rwategetse ko bafungurwa by'agateganyo. Urumva nubwo twari tuvuze bamwe mu b'imyidagaduro, ariko urumva ko harimo n'abangaba basanzwe babarizwa mu ngabo ndetse na la polisi, nibo barekuwe kugira ngo wenda iperereza rikomeze
ubutabera cyangwa se ibyo babashinjaga bakomeze babikurikiranwe ariko bari hanze. Rero ufite bavandimwe mudukire ku murongo wacu Paramedia TV tagusaba kudakuraho urushinge rwawe no kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Twiyemeje ko tubaha amakuru atandukanye ndetse arimo uburyo butandukanye. Tubageza amakuru ya politike update ziri kuvuga mu karere, tukabagezaho amakuru ajyanye na showbiz cyangwa se entertainment, tukabagezaho n'ibiganiro bitandukanye kuko abo bantu bose turafite kandi dufite inshuti mu buryo bumwe n'ubundi. Rero twifuje ko tubagezaho update zose zihari. Iyi ni Paramedia TV, twabakunda kandi ntimukure urushinge rwanyu.